Ndabizi neza nawe ushobora kuba ufite urujijo, ndabizi ufite confusion, ufite ingingimira se ndetse wahuye na challenge nyinshi ibibazo mu kwiga kwawe, wibajije impamvu wize bikakunanira. Ushobora kuba n'ubu ngubu ukiri kwiga, ariko nanone ushobora kuba ufite ibibazo byinshi utari kumva, wibaza se ubundi abandi babigenza gute, bariya babigenza ute, ubundi ururimi rwakagombye kuba rwigwa mu buhe buryo bwiza. Ibi ngibi nibyo nkuzaniye muri ino video. Nshaka kuvugana na buri muntu wese uri hano. Ndabizi neza mu bushakashatsi butatu nakuzaniye, nagiye nguhitiramo butatu bw'ingenzi, ntabwo waburamo ubushakashatsi bukurengera. Ikibazo ufite byanga binaga kiraza gusubizwa nuramuka uje kureba ino video ukayirangiza, uraza kubonamo ni iki wari ukeneye. So that's why today I'm so excited to talk about something that is very beneficial for everyone learning and improving their English skills. In this video, we will have a lot of examples that are practical, so that will help you improving and learning your English in a clear way. I'm here as Diogen. I greet you, and I think that everybody is going to benefit something that is very great in this video. Niba wumva zino video tujya tukugezaho ziri important uyu munsi, nibwo ngiye kubwira ngo wibuke gukora subscribe. Make sure that you make subscribe, you also share and like if you are interested. Nuko muri video y'uyu munsi, kuki ingingimira uzifite, ngiye kuguhereza research eshatu cyangwa se cyo twita research studies. Ni byizwe n'abashakashatsi abanyabwenge benshi bagiye batandukanye. Nawe gap ufite uraza kubonamo kimwe cy'ingenzi kiraza kugufasha, then you remove your confusion, you start improving and learning slowly. Remember, you are not in a race, just take it slowly and make a real meaningful progress. Byarakugoye kwiga ndetse niyo uri kubitekerezaho wumva ufite stress, ufite urujijo, ntago bikoroheye, ndetse ubitekerezaho kumva umutwe urakoriye. Ushobora no kuba wiga ariko ntubifate, ariko se ubundi tutabeshye bivuze iki? Tutabeshye ubundi bigenda bite kugira ngo umuntu yige ururimi abimenye? Nibyo ngiye kugufasha muri ino video, nuko mvaneho ubwo ufite, mvaneho urujijo ufite, ndetse usubizwe buri kibazo ufite mu buryo wigamo ndetse ukoza ururimi rwawe. Muze kubana nanjye rero. Ngiye kwifashisha abagabo batatu b'abahanga. Umwe bamwita Professor B. Skinner, yavuze ku bintu byinshi cyane, ari nawe wavuzemo inkuru ya mice cyangwa se imbeba. Yavuze ku bintu bita operant conditioning, ariko uyu munsi ntabwo ari byo tugiye kuvugaho kuko yakoze ubushakashatsi bwinshi kutumuzi mu cyo twita behavioralism. Rero ndaza kukubwira ku cyo yavuze mu bijyanye na practice. Ndaza kukubwira ku ndi twita Vygotsky, nawe ni umuhanga cyane, ndetse na Stephen Krashen. Stephen Krashen abantu bamuzi cyane, yavuze ku ma theory menshi, ku ma hypothesis menshi, ari nawe wavuze ku iyo bita monitor hypothesis theory, bijyanye no gukosora amakosa mu gihe umuntu ari kwiga. Bavuze rero ku bintu byinshi bijyanye na rewards, bijyanye na practice, ndetse bijyanye n'imyumvire ku bantu bazi ibintu bya psychology. Ariko uyu munsi nshaka kuvuga ku Cyongereza. Noneho ku Cyongereza mu bijyanye n'imyigire y'ururimi bavuze iki? Wowe se wabifasha, wabigira gute kugira ngo bigufashe? Ibi nibyo ngiye kuba nkubwira. So Skinner yavuze ku cyo bita the power of habit in language learning. He argued that language practice matters in the development and improving of language. He said that a language is studied through practice and the consistency. Skinner yaravuze ngo we have to do practice. So two different learners, one has natural talent, another one has consistency. This person of the consistency is going to have better progress than that one who is talented. Kuba uri talented kwiga bikurimo ngo ntago bihagije, niko Skinner yavuze. Skinner yavuze ko ahubwo umuntu agomba gukora practice ntoya bitewe n'akanya afite, ngo nibyo bifasha umuntu kumenya ururimi. Yego ujya wibivuga ngo ibyo ni by'abantu bafite talent, ngo ufite talent, ngo ngiye nta talent mfite, ariko uyu mushakashatsi w'umuhanga witwa Skinner yaravuze ngo talent is not only enough. Yaravuze ngo talent ntago ihagije, impano ntago yonyine ihagije. You also have to practice. When you are studying, you have to practice what you are doing. Niba uyu munsi wije ijambo, ugomba practicinga, ugomba kurishyira mu bikorwa. Yatanze ingero z'abantu babiri, avuga ko umwe afite talent noneho akaba atiga, ntagakora imyitozo, afite talent gusa nyine afite impano. Noneho undi nta talent afite ariko yiga byibuza Icyongereza iminota 20 ku munsi. A student who is having 20 minutes a day is totally different to that one who is talented but not practicing what he is studying. Birumvikana ushobora kuri kwiga ariko ntabwo uri gukora practice ibyo uri kwiga. Skinner rero yatubwiye ko it is not understandable to say this person is going to have better progress when you compare to that person who is practicing every day. Rero adushishikariza gukora practice. Fata iminota 10, 15, 15 bitewe n'iyo ufite ku munsi, nuko
witoze gusoma uri wenyine, nuko witoze kuvuga uri wenyine. Wakitoza gute? Niba ufite abantu muvugana, vugana nabo. Niba ufite abantu mwandikirana, andikirana nabo ukoresheje this target language of ours. Our target language is English. Ariko nanone ushobora no kwirecordinga, ushobora gufata telefone yawe then ukirecordinga. Uko wirecordinga wumva niba hari aho improvinze cyangwa se hari aho utimprovinze. Make a simple record, then nkuko Professor B. Skinner abivuga, this one is gonna help you the way you think about English, the way you improve your English, the way everything that is going on in your English. Uko buri cyose kiri kugenda, buri kimwe kigenda mu rurimi rwawe, bizatera imbere nutangira kugira ute, nutangira gukora practice. Practice rero zivuze iki? Practice bivuze guhozaho. Ntabwo wa practice ngo uyu munsi ngo uzongeye mu cyumweru gitaha ngo bibe bihagije. No, ku myaka iyo ari yose ufite, you just have to practice daily. Practice 20 minutes a day, 10 minutes a day, bitewe n'igihe ufite. Due to the time that you have, maybe you are free, occupied, but please try to find those 20 minutes to remove the gap that you have. Iyo gap ufite kugira ngo iveho no kuziha iminota mikeya yo kujya ukora practice y'icyongereza buri munsi. The second research study we have is what we call language learning as a social journey. Yavuzwe niyo wita Lev Vygotsky. Vygotsky yavuze ngo we learn language based through meaningful communication, not memorization. We don't have to memorize the things. Before you memorize the vocabulary, you just have to communicate it. Yavuze ngo mbere yuko umemorize ibintu cyangwa ukabibroka ntago ariko twiga. Mbere yuko tujya mu bintu bya vocabulary cyangwa se set of grammar rules, you just have to apply that you have. Then you apply them in real conversations, in the general discussions, in the debates. Rero ngo uko ukora ama debates, uko uvugana n'abantu, uko ukora discussion, niko improvinga urwego rwawe rw'icyongereza. You don't have to say that let me take this grammar rules. Yego birumvikana kwiga grammar ni byiza, kandi grammar nidufasha kugira ngo tuvuge buri kimwe tukigerageze, ariko ubundi ngo dukora practice in real communication, in real interactions with people who use that language that you are using. Little Vygotsky yavuze ngo participating in real conversations, general discussions and interaction with people, this improves the way you know English. It is better than just memorizing vocabulary lists. You memorize a set of grammar rules, then you don't practice them. Uko umenya akantu tangira ugakoresha. Niba ku ishuri bakwigishije cyangwa se mwarimu uri kukwigisha yakubwiye ngo buriya rero ntabwo buri gihe tuvuga ngo I'm okay, you can also say I'm over the moon. Ndishimye cyane, I'm over the moon, cyangwa se so far so good. Ibyo bintu uzabimenya kuko ubikoresheje muri real communication. Tangira uvugane n'abantu muziranye. Tangira nujya kuvuga ntugire ubwoba, ariko nanone uko umenya grammar ngo subject plus verb, ibyo ntabwo bihagije mu gihe utari kubikoresha. Ushobora kugira set of grammar rules in your head, in your mind, but when you are not using it in real conversations, you are not going to understand what they are telling you. Please make sure that you do this, and it is going to sharpen your tongue. Ibyo bigiye gutuma ururimi rwawe ruba sharpened, nyine rukabyiyumvamo, bikaba familiar with it, kuko niko ururimi rwigwa. Ntago grammar kwiga ngo past simple byonyine utari kubikoresha muri real communication. Vygotsky yavuze ko ibi bintu ntago bishoboka. Uko wize akantu gatoya set of grammar rules, uko wize vocabulary, wigenda gufate ama list ya vocabulary menshi cyane uyabike mu makayi, ntunandikire n'umuntu ngo ukoreshe vocabulary imwe muzo wanditse. Ibi ntago byatuma wimprovinga. Uzimprovinga ryari? Uzimprovinga igihe watangiye gukoresha za set of grammar rules, noneho ukazikoresha muri real communication. Meaningful communication improves fluency. Meaningful communication improves the way you think about any language, not only English but also other languages. The third research study is what we call understanding comes before speaking. Yavuze wita Stephen Krashen, cyo twita the legacy of Stephen Krashen. Krashen yavuze ngo language acquisition comes through understanding before speaking. You don't have to speak before you understand. Krashen's research suggested that learners improve their speaking skills when they start by understandable input from reading and listening. Ngo ubundi urabanza ukumva, ukanasoma, ukabona kuvuga. Ngo understanding cyangwa se kumva biza mbere yo kuvuga, niko Krashen yavuze. Ibi biratugarura ku kindi dushaka twese tuvuga ngo dushaka kuvuga. Birumvikana ko mbere yo kuvuga hari ibintu ugomba kumva. Start by simple stories, start by listening to people who are using that language. Ugomba kubanza kumva abantu bari gukoresha rwa rurimi, nuko wamara kubumva nawe ugatangira gukora simple practice. Ngo banza wumve. Kumva rero uzabivanahe. Mu gihe turi gukoresha TikTok hari ibintu babiriho bari kubisobanura, kuri YouTube tuba turi kubisobanura buri munsi. Abanyeshuri biga online hari ibyo tubanza kubabwira by'amategeko makeya,
noneho tukabasomera n'ama stories ukabona gutangira kuvuga. Ariko si wa mugani wavuga ibintu tumvishe, ni ikibazo nacyo cyo kwibazaho. Uyu mugabo rero w'umuhanga witwa Stephen Krashen yavuze ku bintu byinshi harimo n'iyo twita monitor hypothesis theory, ku bijyanye n'imikosorere y'umuntu ukoze amakosa. Ibyo tuzabiganiraho wenda mu yindi video. Uyu mugabo rero nakunze hypothesis ye cyangwa se research study yiwe, yabivuze neza cyane, ari kuvuga ko rero tubanza kumva. Ubwo ngubwo rero ni task tugomba kwiga. Niba ugiye kwiga ururimi, banza ukore icyo twita understanding. Start understanding, then you continue with speaking. Mbere yo kuvuga banza wumve. Abantu rero muvuga ngo murumva ariko kuvuga bikanga, urumva rero kumva ni step ya mbere, then speaking is the next step. Make sure you understand those simple works, then you continue with speaking. Practical example, kugira ngo ushaka kuguha ruri practical, niko an adult cyangwa se umuntu ukoze who regularly listen to podcasts, interviews, conversations, they improve their vocabulary and fluency before they even feel comfortable speaking. Aba bantu bakuza ubumenyi bakaba fluency mbere yuko bana feeling comfortable speaking. You just have to understand before you speak. Make sure that you listen, you understand, then speaking will be the next step, will be the second step after speaking. Reka uyu munsi twemeranye ko mbere yuko uvuga ugomba kubanza ukumva. Banza umve nkuko Krashen yabivuze. Ni umuntu uba warakoze research, yakoze ubushakashatsi bwinshi cyane. Rero bivuga ngo ngiye ndumva ariko kuvuga ni ikibazo. Urumva rero si ikibazo, ahubwo ufite step ya mbere. Step ya kabiri nuko utangira na speaking. Speaking nizo dukora, nizo twiga mu biganiro byinshi dukora, ibyo twiga mu mashuri dufite mu classes. Anyway, abantu bashaka kwiga mu classes ya online, twiga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kandi twiga aho waba uri hose. Ugomba kuba ufite internet, ufite phones, iri smartphone cyangwa se laptop. Ibi rero turabikora buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Dufite na weekend program. Rero maze kubabwira ubushakashatsi butatu, I have told you research studies. Ntabwo navangu mbajugunye agapira, ariko nanone uruhare rwanyu rurakeneye. You have to play your part. Abanyeshuri biga online biga kwa mbere kugeza kwa gatanu, ndetse tukaba dufite n'ama class ya weekend bitewe naho uri cyangwa se igihe ufite. Biga ibi bintu, biga kuvuga, tubabwira zino research buri munsi, kandi biga mu buryo bwiza hagati y'isaha n'igice n'amasaha 2 ku munsi. It's okay wherever you are. Maybe you are in Africa, you are in Rwanda, you are in Asia, Europe, America. Ushobora kuza tukakwigisha. Ni uburyo bwiza kandi bwizewe. Twandikira kuri WhatsApp iraho ngaho kuri screen, nuko tugatangira kugufasha. Tubanza tukagucheckinga level, tukareba ikibazo cyangwa se ahantu ufite weakness, tukamenya ngo turagushyira muri class muhoje urwego. Ntabwo tuvuga ngo turagufata tugushyira muri class ya advanced kandi wenda uri umutangizi. Abantu bavuga ngo nose ngo umuntu utangira kuri 0 ngo nawe yamenye Icyongereza bigakunda. Yes, it is possible. You can master English when you are a total beginner. Niba uri umutangizi birashoboka ko wakiga Icyongereza bigakunda. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye, nimutangire mukore practice, nuko mukore ibyo nababwiye muri iyi video. Nuko nimusanga byabafashije muzaze mumbwire ngo thank you for giving us this one. Ndabashimiye. Bye.